umukuru w'urwego rwa RGB. Bimenyeshwa Minisiteri ya Siporo. Uyu munsi saa 10 handova hererekanya ubasha riraza gukorwa cyane ku biro bya Rayon Sport no biza kubera. Niho biza kubera. Tadeyo ubwo bitabo nyine abihabudara. Babwira ati rwose mugera amahoro sigara amahoro ibintu bizagenda neza. Agomba kuba hari kuko ni wandikiwe. Bahari. Icyo bivuze rero Axel ikintu abantu ntabwo byari bitunguranye cyane. Nuko inama yo ku itariki 25 isohoka, murabyibuka ko nta rwego bigeze babwira ngo turabirukanye. Bashyizeho komite nyobozi, urumva, y'agateganyo igomba kuyobora umuryango wa Rayon Sport mu gihe cy'amezi 3, ihabwa mandate, ihabwa inshingano zo gukemura amakimbirane, gukora audit no gutegura amategeko shingiro azagenga uburyo Rayon Sport izakora amatora agamije gutora. Ikintu rero cyagaragaye muri iyi baruwa gishya Iber, abantu babonye hasheshwe inteko rusange, baravuga ati karabaye. Inteko rusange bazatora. Bahita bibaza ati ni bande bazatora. Naperereje rero njya gukurikirana aya makuru. Uko bimeze, impamvu y'ibaruwa ndetse n'izi nzego impamvu zasabwe zasheshwe nyine zigasabwa gukora handover. Hari urwego mu nzego zatumijwe, harimo urwego rwa komite nyobozi, harimo urwego rwa board, harimo urwego nkemurampaka n'urwego ngenzuzi, nizo zitabiriye ya nama ya RGB. Iyi ngiyi barimo baragenda bavuga itariki 25 z'ukwa 11. Ariko muribuka hari urwego rutigeze rutumirwa rwitwa fan club. Nyibutse ko barwita rwa rwego Norbert ayobora muri vrai terme bakoresha iki? Fan base. Thank you. Urwego rwa fan base ntago rwatumye. Kavuga ati ni bande babona ko Abdara wenda arimo arayobora inzu bacyo nabi, Rayon Sport kwimerewe nabi, bakaba bagenda bakasinyisha nk'abantu. Uretse nyine ko tuzi mu Rwanda ko abantu bubaha inzego bakubaha n'urwego ariko banabyirinda bayishesha. Bivuze iki rero? Ntabwo bivuze ko abareyo nyine bambuye Rayon Sport yabo, ntibivuze ko inteko rusange itazaba, oya. Ahubwo nuko mu itegeko rishya rigenga imiryango itegamiye kuri leta, urumva uko bimeze, ama NGOs ntabwo ruriya rwego rwitwa inteko rusange ariko rusigaye rwitwa, rwahinduriwe appellation. Inyito nshya rwitwa urwego rukuru. Urimo nabyumva, urwego rukuru. Urumva? Noneho hakabaho muri appellation nshyashya komite nyobozi, nayo ntabwo izaba yitwa, ntabwo cyitwa komite nyobozi, urwego rw'ubuyobozi niko bizajya byitwa. Urumva? Noneho urwego rukemura amakimbirane, urumva ntabwo ruzongera kwitwa komite nkemurampaka. Hanyuma n'urwego rushinzwe kugenzura umutungo. Ngo zose zabaye inzego. Bavanye ikintu cya komite. Ngo komite ngo assemblée générale ibyo oya. Kubera ko wa mugani no mu nyito yabyo ubundi gwakabaye urwego. Ngego. Urwego rukagenda rugira uko urundi uko rugenda urumwe rugenzura urundi rukemura amakimbirane rwavutse inzego zuzuzanya. Uko inzego zuzuzanya. Nicyo rero nicyo cyatumye babisesa ko n'ubundi inteko bizongera kwitwa inteko rusange. Ahubwo muri ya mategeko arimo arandikwa na Jules Karangwa hazagaragazwa ni bande bagomba kuba bagize urwego rukuru. Ngo niho ruzingiye mu mategeko arimo arakorwa, niho hazamenyekana ni bande bagomba kuba bagize urwego rukuru, arirwo rwitwa inteko rusange ubusanzwe. Bavuga ngo bandi bari basanzwe bari muri ya nteko rusange n'ubundi bashobora kugaruka, cyangwa hari abandi bashya bakwiyongeramo, cyangwa hari n'abandi bavamo bitewe nuko itegeko rizaba ryanditse, rizaba rigenga Rayon Sport. Hagomba kujyaho ibigomba kuranga uwemerewe kujya mu rwego rukuru, arangwa n'ibihe criteria zizakurikizwa. Cyambere bazandika mu mategeko bavuga ngo umuryango wa Rayon Sport ninde, nicyo kizaba cyanditse mu mategeko. Ni umuntu ufite gutya na gutya na gutya na gutya, umunyamuryango. Noneho muri stati ntabwo hemerewe kwandikwamo amafaranga. Tuvuge nk'urugero, bavuga ngo kugira ngo ujye mu rwego rukuru ugomba kuba ufite amafaranga
cyangwa waratanze wenda nka contribution y'ibihumbi 500, ntabwo ibyo byandikwa muri stati. Wenda ushobora kuvuga ngo umunyamuryango wa Rayon Sport ni umunyamuryango wuzuza inshingano, urumva, zirimo izi ngizi: gutanga umusanzu, kwitabira inama, kugira gute. Urimo urabyumva? Noneho muri kuko bakora stati yose ariko bakagira na règlement d'ordre intérieur. Muri règlement d'ordre intérieur rero niho bashyiramo nyine tuvuge nka detail zijyanye n'iby'amafaranga n'ibindi. Rero icyabaye nuko ububasha bwose bagira ngo Murenzi Abdallah n'iriya kipe yose yabagakwaya na Bamusabyimana na Jose na Maître Lubumwe bakore mu bwisanzure bafite icyo bita control over everything. Bari muri Rayon Sport, nta muntu ushinzwe kubavuguruza, urumva, bayobore nyine mu buryo busesuye kandi bwisanzuye, ariko bubahiriza iki? Amategeko bahawe, kandi banakorera muri mandate y'ibyo basabwe gukora. Kwari kubanza nyine abo bantu bakamburwa inshingano, bikamenyekana ko icyitwa komite nyobozi y'agateganyo ari yo Rayon Sport kuzagera mu kwezi kwa kabiri. Urumva, hanyuma harimo na statut izabigize izo nzego enye, n'ubundi nizo zaba zigize Rayon Sport: urwego rukuru, urwego rw'ubuyobozi, urwego nkemurampaka, n'urwego rugenzura umutungo. Nizo nzego enye. Rayon Sport mu miyoborere yayo, urwego rw'ubuyobozi mu itegeko rishya rya NGO ntirugomba kurenza abantu 3. Iyo mubarengeje nabo mugomba ngo kubagira ibiharwa. Iyo bitaga komite executive impamvu agomba kuba ibiharwe ni ukugira mu gihe habaye nk'impaka mu buyobozi barebe majority. Niba muri 6 bakemera n'abandi 3 bakemera, hariya ntabwo byakunda. Ariko muri 5 ni 3 nyine, donc ni 3. Imiryango imwe ntibagomba kuba bari munsi ya 3, ariko mwe niyo mwabarenza mugomba kuba muri ibiharwa, byangwa mu gihe mutumvikanye ku gitekerezo barebe majority. Ariko urabona ko uwahoze ahagarariye association ya Rayon Sport atari Tadeyo. Murabibona? Uwahoze ahagarariye association ni Paul Muvunyi. Uvuga ngo niwe wari uzwi ko ariwe muyobozi mukuru wa Rayon Sport. Bo bananditse ngo uwahoze uhagarariye Rayon Sport Bwana Paul Muvunyi. No muri handover iza kuba uyu munsi, araza kuba ariwe uhagarariye uruhande. Iyo handover niwe ugomba kubihagarariye, kuko niwe bandikiye ibaruwa akavuga ati hari ibi urakomerezaho. Abayobozi mu gukorana nuko bimeze. Ariko icyitezwe rero uyu munsi ngo muri handover baza gukora, kubera ko hari ibibazo by'ingutu biri muri Rayon Sport, umuntu yavuga ko Abdallah agiye guheraho ikijyanye n'amafaranga yo gukemura ibibazo muri Rayon Sport kuri konte. Kubera ko muri handover ngo kungwete kuri konte hariho aya mafaranga. Abakozi ba Rayon Sport nabo uribuka Jean Fidel afata Rayon asangaho umwenda wa miliyoni zigera muri hafi 400. Uribuka kuntu byamugoye kugira ngo yivane muri ibyo bibazo, agenda yakuramo. Wenda ubu tuvugana ntabwo wavuga ko Rayon Sport irimo imyenda nk'icyo gihe, ariko hari amafaranga y'ingenzi akenewe yo gukemura bimwe mu bibazo bigomba gufasha Rayon Sport. Icyambere, amafaranga yo guhabwa Afahamiya Lotfi. Urabizi ko ejo bundi Abdallah tumirwa hano muri kick-off ku 6 yavuze ko bariho baganira na Lotfi kugira ngo barebe uburyo barangiza ibibazo bafitanye. Icyo yahamije nuko Lotfi ntabwo yagaruka muri Rayon Sport, ariko icyo yavuze nanone nuko bari gushaka ahazava amafaranga yo kumuha mu buryo bitazabateza ikibazo. Ko baravuga bati atazatujyana mu nkiko, bashaka kumvikana bakavuga ati wenda reka tugwa amezi 5 usinye kubyemeye birangira ntuzatujyane mu nkiko. Hakongera hagatekerezwa uburyo bakurikira amafaranga baza gusanga kuri konti, kuko ubu tuvugana ntabwo bari baccessinga nyine konti neza kubera ko handover ntabwo irakorwa. Niho baza guhera bakora ikijyanye no gushaka umusanzu mu banyamuryango ba Rayon Sport, aho amafaranga azava yo kugura abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Bimwe mu bintu Abdallah agomba guheraho, gushaka azava amafaranga yo kugura abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Yavuze ko ufashe abareyo abafana 100,000 ba Rayon Sport, buri umwe akishyura 1,000 Axel, yaba ari amafaranga ngahe? Yaba ari miliyoni 100.
cyane zaba ari miliyoni 100. miliyoni 100 aravuga ngo buri umwe yishyuye igihumbi mu mafana ibihumbi 100 ba Rayon Sport miliyoni 100 zadufasha kugura abakinnyi twifuza mu kwezi kwa mbere. Bivuze ngo ari kugaragaza ko ahazava ubushobozi nta handi, nta wundi mufatanyabikorwa bategereje uzabaha amafaranga. Ariko numvise ko na Skol bafitanye inama ku wa kane Skol ngo ishobora kuba igiye kubaha akantu, urumva bazabwira bati dore nibwo dutangiye mudufashe, bagiye kwitakira ni ugutakamba ukavuga ati mudufashe dukemure ibibazo cyane cyane agomba kuba amafaranga, kuko ntabwo wakizera ngo abafana ngo ayo mafaranga uri kuyabara ngo kuyabara niko bazayatanga, kuko urabizi ko n'ubushize babaze miliyoni hafi 50 babonye zitageze no muri 20. Bayaragaye ibyo bintu by'abariyo bazabyikura amafaranga mu buryo buhoraho, ibintu biri aho ngaho bimeze nk'icyuka. Niyo kuvuga ngo turi benshi ngo abafana ngo barenze miliyoni, ariko ngo zubaze ngo byibuze ngo nubwo aba ari igihome ngo kubanisha ubwo si ibyo bintu batangira bavuga igiceri cy'ijana ngo muri miliyoni ngo zigahita za miliyoni 100. ibintu nyine ntabwo babona amafaranga mu mufuka y'undi muntu. Hari ikintu kimwe Rayon Sport niba ishaka gukemura ibibazo byayo izabanza kwikuramo kuba abana bafana babareyo baramishinga ivuga ngo nukuba guha amafaranga atunguka, ko abanyarwanda muri generation tugezemo buri wese akeneye amafaranga, baba afite imibare ye. Uvanga araguha amafaranga adafite ahantu yungukira biragoye. Nizi za Yanga dusubiye inyuma zabayeho muri iyi modo yo kuvuga babyita ngo no kubunzi bakure, niko abafana ba Simba babitaga, bagenda bazenguruka tembeza bakure bashyiramo amafaranga bawaze wa baraza. Ariko ntago byaje gukunda, bazanye Senzo Bata akabigira imishinga yatuma Yanga itera imbere. Ni nacyo kintu cyatumye Yanga ihinduka. Nibazana imishinga ituma umurebe yatanga amafaranga akunguka. Usanga umurebe utanga umusanzu yishyura kimwe nanjye wagiye kureba match viraho hirya byibura nibazanye bavati uba muri fan club niba match ari 5 wenda ricura 3 umuntu agira izo mbaraga zo kujya muri fan club bategura imishinga ituma bareyo bagira ubushake bwo gutanga amafaranga. So ngira ngo tubanyuriyemo byibanze cyo mumenya nuko hari buze kuba handover, nyuma y'iyo handover n'ubundi hari andi makuru menshi cyane ari buze kujyana nayo ku munsi w'ejo mu rugo rw'imikino tuzongera tuyaganireho, ahubwo noneho hari ahandi habaye handover ejo naho bita muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. SG Boni Mugabe yatangiye akazi ku mugaragaro